the immortal ascension, bisobanuye kuva mu cyiciro cy'abantu basanzwe ukajya mu cyiciro cy'abadapfa. Bimeze biti, nkurikiye umuyaga njya kure cyane, inzira y'imbere yakamye, ijwi ryanjye ntawe uryumva, numvishe ibyiza n'ibibi, naratuje panga muvuzanye zose n'umutima w'umuntu, nzenguruka nta kibazo, njya kure cyane hagutse. Igeno riduhibiye bikomeye cyane, kandi bonde y'uburyo tubayeho n'ubundi zarangira dusubire mu butaka. Gusa ndacyakurikiranye icyo ukudapfa bisobanuye, ubuzima bw'ubuziraherezo. Umuntu abaho imyaka 1000 mu kanya nk'ako guhumbya. Bimeze bite? Ntukine n'ubuzima bwanjye bwite, gukina n'ubuzima bwanjye busanzwe. Nkeneye kuba naramba muri iyi si y'ibibazo. Bimeze bite? Ntukine n'inkomoko yanjye, mfite umutima mwiza ariko nanaba n'umugome bibaye ngombwa. Ibyiza n'ibi narabibonye, muri iyi si nukubaho twishimye tukanababara. Nzakomeza ubuzima bwanjye ariko mpagarare muri iyi si yuzuye ikibi. Nturishe umutima wanjye, nta kizampagarika mu rugendo rwaye impaka ngeze ku cyo nshaka. Naciye muri byinshi, nzenguruka muri iyi si, ndacyavuka bushyashya, n'ejo nzongera ngaruke.